ibigeragezo. Iyaba ari Imana y'inyantege nkeya ntitwagombaga kubaho, ndabarahiye. Imana irinda umuntu ibihe n'ibihe, ni Imana idakangwa n'ibigeragezo. Iyaba ari Imana y'inyantege nkeya ntitwagombaga kubaho, ndabarahiye. Turambuye amaboko dushima, yewe Mana warakoze. Turambuye amaboko dushima, yewe Mana warakoze. Imana yavuze ijambo rikomeye, isezeranya Yeremiya kumurinda, iti ntuvana ibishimwa mu bigawa, uzamera nk'akanwa k'Uwiteka. Imana yavuze ijambo rikomeye, isezeranya Yeremiya kumurinda, iti ntuvana ibishimwa mu bigawa, uzamera nk'akanwa k'Uwiteka. Turambuye amaboko dushima, yewe Mana warakoze. Turambuye amaboko dushima, yewe Mana warakoze. Bakundwa, ubu turabana b'Imana, uko tuzasa ntikurahishurika. Dukwiye gukomeza kwihangana, Yesu naza tuzahabwa ingororano.